era corona tubona bayisujya ati se ndacyagenda kapo kandi aribwo ziboneka inyi ziboneka bana tigita zituma umuntu atabisuye indi muri geto yanjye muri geto ni umutipe wa gatese cyane umutipete umutipe na Mungu wale waishana na sayidi yone yule wale lele lele show me the way possibility banyita amazi magari niba none utanarizi niryo zina uryongereho mama lao amazi magari uri kumva no umubebe utoshye mani kandi uhora utose uri kubyumva nakubera Brian avuga ngo ku mubumbe harya ngo bari hakurya y'isi ngo barabizi ko aryoshye ngenda ryoshye ku mubumbe w'isi ntago ndyoshye kuba ari hakurya y'isi no Brian buri abakabye ntago mbezi niba akabya nese ubundi ko ari umugabo abwirwa n'iki ko aryoshye ako se wa mugani ni umugabo ngenda umugore ngenda ibiryo by'umugabo uri kumva Take time, greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane. You know Mutako TV, iyo nangiye gutyo kimenya ko ibintu biba bimeze wane. Iherena 1 2 3 4 5 karindwi kuzuru. Wasanga no hasi warapfumuye. Ntago baze nabi. Asa no hasi warapfumuye. Babikaze. Areka mbanze ngusuze rero wahuri hose nizere kumeze neza cyane nawe rero utameze neza senga cyane ngo Imana ibera hose icyarimwe kandi Uwiteka arakuzi niwe mungeri wa twese nizere rero ko mumeze neza cyane uyu Mutako TV nkuko bisanzwe kuri kamera zacu murahabona umukobwa urimo guca ibintu hanze aha ejo hari video nabonye ngo sheri wa Tino ngibina dukoreye ushobora kwibaza ngo ni Tino we MC Tino tuzi nk'umusaza mu basaza nk'umunyamakuru n'umuhanzi iki ariko ubwo niyo mpamvu naye nahisemo amagaro uyu mukobwa ndavatireka muhamagare kwanza agire ibyo abanza kudusobanurira ikaze ku Mutako TV murakoze cyane n'ubwa mbere nicaranye n'umukobwa w'umukongomani utaritukuje ntabwo ndi umukongomani nese kusa nk'abakongomani mani abantu basa ntacyo bapfana shuwa ntabwo uri Kongole mimi sio Kongole lakini najua Kiswahili kwa nini uko kujua Kiswahili kama we tuli Kongole Kiswahili kilisha kunidanga tuendelee ama tuendelee habari yako tuendelee nzuri tunashukuru sana kukutana na wewe hapa kwa Mutako TV asante sana yesterday nisha kuangalia video pale tu uko mu vibes na MC Tino ulisha kudanse mavodo ulisha piga MC Tino alisha ku Tonge Kinyarwanda basi Okay tuvuge mu Kinyarwanda Okay ngabanza usuze basa badukurikirana ku Mutako TV ku Mutako TV ndabasuje mwese mwambonye genge yanyu Mutoni Ketia Mama Lao Mama Lao kuki wahisemo kongeraho ku Mutoni Ketia ugahita wongeraho Mama Lao nuko ndi mama wabo Mama Lao babandi bose Mama Lao urabakuri nese ubwo barushiki subwo ntacyo ubona inyenyeri ndazibona ku gutwi ni nyinshi cyane ufite n'indi kuzuru ariko nge nta kintu ndimo kubona ahubwo wenda we wakimbwira barusha byose wana gutetse nyine mbwira ngambwira urugero rw'ibintu bibiri barusha ari nayo mpamvu yitwa Mama Lao bande subundi bande wambwiye ngo bariya bose zindi mama wabo kuko ndababyaye nicyo kintu mbarusha no mu gakino mama w'abantu mu gakino buri kimwe cyose ukeka
ndabarenze mani nimushaka mubyemere cyangwa ntimubyemere ndi mama wanyu ahubwo nitujya dura mujye muvuga ati mama lao tutaratangira ikiganiro hari ibiganiro twagiye tugirana ndakubaza atari ko Ketia ndabona rwose harimo impinduka ndabona hari ukuntu bimeze urambye ati reba iminwa yanjye uyitegereza turahita umenya icyo ndicyo hari ibintu wanyongoreye ngo ndebe iminwa yawe ngo hari igihe ngo biba bijya ngo gusanisha sinzi ibintu wasobanurira hari ariko sinzi niba urambeshye wallahi pe urambeshye wenda wabona ufite experience akaba ari cyo wabonye ariko wimbeshyera aranyakanye okay Ketia tumuzi nk'umubyinnyi Ketia tumuzi nk'umustar wagiye agaragara mu mavideo menshi atandukanye ariko hari umaze igihe warabuze waruhugiye mu biki corona yari yarandyamishije wa muntu we ubu wayisuba n'isugi hari umubebe wambwiye ati kubera corona tubona bayisugi ati se ndacyagenda kapo kandi aribwo ziboneka inyi ziboneka bana tigita zituma umuntu atabisugi mama lao aha niki kishe inyuma yawe na MCT no kuri video twabonye ngese wabikuye hehe noneho hari aho nabibonye ubwo yenge ndizera ko nk'umuntu waba wabibonye kumva ko hari ikintu nagusobanura ku byanjye na MCT no na makuru mfite ku byanjye na MCT no kandi hari ahantu nabonye uzunguza ikibuno vibes ukuntu uri kunyonga wambaye imyenda y'umukara n'umweru kuko kuri iyo video nabonye hariho ngo sheri wa MCT niyo mpamvu rero nashaka kubanza kumenya nanjye mu kazi kanjye menye ibyo nabonye kuko ni ukuri ariko wenda kuri iki gihe abantu ntago bagishaka kwerekana ibintu baba barimo ntago baba bashaka kugira ibyo bavugaho ibyo wenda tunabireke byanjye rero na MCT no kara nakazi urabifata nk'akazi birenze ibyo ngibyo ndumva byaba ari amahane wazegera MCT no nk'umugabo mugenzi wawe ukabimumbariza ko nshobora kubikubwira ugasaga ndi ikinnye ariko nanjye nagusabye kumbwira ikibyihisha inyuma kandi urakimbwiye kandi umbwiye ko ari akazi nakazi nyine kara nakazi nese urumva utansobanuriye neza naho ubundi ibyo ngibyo yarutangiye kuzana ngo ikibyihisha inyuma ngo ikindi ngo never wantangiye wansobanuriye niba ari akazi ni byiza cyane kuko natwe ubu turi mu kazi abantu wenda nibwo tukikwakira hano bwa mbere ku Mutako TV abantu nago bazi Ketia abazi Ketia harushobora kuba abonye Ketia none hatazi ko Ketia ari umubyinnyi birashoboka cyane so hano mfite ingoma ngiye kuyivuza ubwo nyine vibes twete tujya muri mood ngiye rwose ndagira ngo ubanze umere abantu badukurikiye agapera hano mana rega buri abatipe bakunda ibintu bitandukanye nako abapipo abantu nyine bakunda ibintu bitandukanye rero dushobora kwicara ugasanga yenda muri comment baratubwira ati ariko sura mubyinnyi utanatweretse hagataho wambwiye ngo nta kintu ubona ni igicyo ashaka kumbwira ndi kubona ahubwo ushaka kumenya iki ngo aricyo nkubwira kuko ngiye sinzi icyo ushaka kumenya hagataho ngaho ushaka kumenya iki kijyanye nanjye Ketia icyo nashaka kubanza kumenya kijyanye nawe nka Ketia biri buze kuza imbere gato ako wenda akabazo k'amatsiko ngiye natangiranye amatsiko sindanatangira buri ikiganiro nagitangiranye amatsiko menshi cyane indi muri gato yanjye muri gato ni umutipe wa gatese cyane umutipete ubwo se ari gukukora kwibere ko nyanumva ngo abakobwa bakoze kwibere ngo barahinduka aho niba barahindutse noneho gahita umuhereza kuri mama lao yabikoraga nk'akazi nkuko nawe wabikora nk'akazi ambo twagiye ndagira banze akantu badukurikiye tu akoreka ndirimbe naye ndabizi sibyo mwengeye gukuririmbira noneho basi twereke sample sibyo Zikuna wale maisha manikiwa na Mungu wane kutanyereka
Action cameraman. Tikuna wale maisha manikiwa na Mungu wale waisha nene sayidi yone yule. Hey, wale lele. Hey, show me the way. Show me the possibility. Ariko wakira peace ari umubebi nabwiye ngambyinire agitangira vibe ya mbere numva umusuzi wadaye ngo ubwo rusiko nanjye ngiye naguciriritse mama lao OG ngiye ntabwo nahasura ngomba kuhanya abantu ibazo hane ngomba kuhanya ibyo bita kuhanya. Aha. Reka ngushimire rero we twatangiye iki kiganiro nizeye ko turaza kukigirana ku musozo. Uyu ni Umutako TV, wowe tarakora subscribe waracitswe cyane, tugera hirya no hino henshi hatandukanye byinshi tubagezaho mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi niyo mpamvu twe twahisemo kwicara tukaganira n'uyu mukobwa Ketia nk'umubyinnyi, nawe tukamuganiriza tukumva uko bimeze. Ketia, wenda hari abatazi uwo mwuga wawe wo kubyina buryo ki uwukoramo, ndagira ngo wenda mu ncamake utubwire uwo mwuga uwukoramo gute. Ese uragenda ugatera radio hariya mu mujyi kwa Rubangura ugashyiramo music ukabyina ugasoroza amafaranga bakayatereka hariya, ni hehe uwo mwuga wawe uwukora gute? Ngende umubyinnyi mbikora nk'umwuga nkanabikora nk'akazi, sibyo? Kubyina kwanjye ushobora kuntumira mu kirori cyawe nkakubyinira, ushobora kuntumira mu kabari kawe nkakubyinira, ushobora kuntumira mu rugo iwawe nkakubyinira. Cyambere nuko ngiye umamagaye nk'umuntu uje mu rugo nge nagutumira, aho ntabwo wantumira ari kuri kukureba, uri kubireba ibi ngibi ashobora kuntumira. Aha. Abenshi bakunda kwita ababyinnyi ngo ni abamansuzi. Ese wori muri iyo skandale y'abamansuzi cyangwa y'ababyinnyi? Kumansura no kubyina wambaye ubusangira ngo sibyo? Ese mama. Kumansura nyine ugomba kumansura ukabereka n'imyanya y'ibanga. Genda byina nago mansura. Muri make ndo mu mararungu. Ako mana. Aha. Wenda warimaze kutubwira ati mu kabari uramutse unumiye ari bishoboka nta kubyinira, ako nibihe turimo nago bibitwemerera. Kereka wenda nyuma y'ibi bihe byo kurwanya COVID-19 biramutse bigize aho byerekera. Reka nibutse n'abadukurikiye abanyarwanda muri rusange, mwibuke kwambara neza agapfukamunwa, musigemo metero, mushyiremo intera nyamuneka, ibintu biba bikomeye cyane, mukarabe intoki n'amazi menshi kandi n'isabune, bityo nidufatikanyiriza hamwe twese tuzabasha guhashya iki cyorezo, tube twasubira mu buzima busanzwe nk'uko byahoze. Naringiri kukubaza ni mbere COVID itaraza, muri uwo mwuga wawe w'ububyinnyi byari byifashe gute? Ibintu byari bimeze neza, nta kibazo, umuntu biraka biboneka, nta kibazo umuntu agira, umuntu abayeho neza bishoboka kabisa. Niki muri uwo mwuga wawe w'ububyinnyi umazemo igihe kingana iki kuva watangira ndetse n'izi saha? Natangiye 2015. Yego. Navuga kera ukumva ko ndi mukecuru mu kazi kandi nta nigare ndagura. 2015. Yego. Nese ko nkuzi ngiye 2013. Na gatatu? Oya wana. Hari show twegeze guhuriramo rw'imiyaga mu Mutara. Kagitumba. Negeze kubabona. None ngo 2015. Uri kubasha abantu kandi ubabeshe ndajya nkunyuma. Ubwo ni 2013 nta kibazo, ubwo nibagiye se kwibeshya si bibaho man. Kwibeshya bibaho.
ni 2013 naga nagiye kurangura. Aha nuko rata mushiki wacu muri uwo mwuga w'ububyinnyi ni iki kintu ushobora kuvuga ko cyane kwambwiye ati covid itiza tutariteganyirije n'ubu tuba twarapfuye, ni igiki waba warakuyemo kugeza izi saha ukavuga ati shati nubwo rero ndi umubyinnyi nubwo ibintu byagiye bipfa ariko none izi saha nta ribi bimeze gutya, kuko hari uwo duherutse kuganira ejo ndamubwira ati ngi ikintu nakuye mu bubyinnyi nuba ati nakuyemo abana 2. ubwo rero nawe ushobora kumbwira. umva njye wenda ikintu navuga nakuye mu bubyinnyi sibyo, ndi umukobwa ntago wansuzugura, nditunze, nishyurira inzu, mfite n'umwana, mwishyurira school fees, ibintu byose nkabimenya. Muri make ndi umugabo iwanjye nkaba n'umugore iwanjye. Ndumva ibyo ngibyo byayo bihagije no kuba ndiho kandi ngaragara neza imbere yawe n'imbere y'abandi bantu wenda babasha kwishimira kuba bari kumbona. Ntago umuntu wese akundwa na bose sibyo, ariko kuba ameze gutya ngiye ukabona ko nta kintu nahindutseho, nuko mbayeho neza nyine. Rero amafaranga naba narizigamiye yagakuye kuba yarangiriye akamaro, ariko akamaro yangiriye nuko yantunze mu minsi mibi, nkaba nkihumeka, nkaba meze neza, nkaba mfite ubushobozi bwo kuba nyine nta muntu wansuzugura. Imana ishimwe cyane. Okay. Hari akantu karimo kumbangamira kandi turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro, turi kuvugana ukora ku ibere cyane. Sinzi wenda niba wumva rishobora kuba rigiye gutakara, tukaba twaguha umwanya ukava kuri kamera ukarisubizamo neza, kuko njye ndabona rishobora kuza ibere se. Ntarimo kubona mani. Ibere ni imoko, uyu ni umubiri. Ubwo sizo sitiya bazita nguki? Izi sitiya. So gani sitiya wayibonye? Akuracengera kwe. Ndabona iri akantu k'akarabo. Hari umukobwa yerutse kumbwira urumva ngo tuba tubajijisha ngo ubundi ngo igiye kugura sitiya ngo uravango ngo mume ya sitiya irihagarika ngo ugenda hagati mume ya sitiya sex. Ngizo sitiya nyine ngo zirongera rikarisana n'ubundi ngiye rirahagaze, ngo ibere rikongera rikagaruka iba umuntu. Ngiye n'ubundi rirahagaze. Okay. Reka tugushimire cyane. Hari nk'abantu badukurikiye bifuza wenda kuba bamenya imbuga nkoranyambaga ukoresha. Sinzi niba ufite Instagram, IG, Twitter, YouTube, abapampa bagahita bakwandikira mu gatwika nyine agahira rimwe. Koresha Telegram, ni social media itarajya hit cyane gukoresha n'abantu bose. Nkoresha Instagram, nakoresha Facebook, nakoresha WhatsApp, Twitter, yego. Telegram uwagukenera anyuze kuri Telegram yabigenza gute? You download Telegram kuko waba ufite nimero yanjye utumbona nanjye. Yego. Instagram ni umutoni@gmail.com. Okay. Nk'ubu wenda muri iki kiganiro dukoze hari nk'umuja muhise ukwandikira nimugora akavuga ati baby mfite 30 gwino nsuru zataye ejo, se wabyemera? Rero amafaranga nta kintu apfana natwe. Ese mbizi tuwo muntu icyo nshakira kuba narariwe, ubwo namenya nshakira iki? Nyine aramutse ashaka kandi yagusobanuriye. Ashaka iki nyine? Asubwo ngubwo niba wabonye man kuba ngewe ndi umukobwa w'umubyinnyi, benshi batazi iby'ababyinnyi, benshi bazi ko turi indaya. Sibyo? Ariko ntago ndi umukobwa ubishye ku buryo naho umuntu wese ngo umamagaye ngo ndagushaka. Asubiramo aho kantu ngo ntago uri umukobwa ubishye ngo ku buryo igi hari ahantu wari uko ntago nge ntago ngabyo tubyore. Ndaryoshye man. Uraryoshye. Ubwo se uryoshye ute? Nge haryoshye neza nese babwirwa n'ubundi niba utandeba ngo ubone ko ari inyuma ya kamera. Hari ukuntu y'abakobwa dusigaye tuganira bakanambeshya. Wenda abadukurikiye bashaka kuba ati seti buri abashaka kubinjirira iki, ariko siko seti banyita amazi magari. Niba none utanarizi n'iryo zina uryongereho mamara amazi magari. Uri kumva? Uri kumva? None
umubebe utoshye mani kandi uhora utose mani uri kubyumva nakubwiye ngo ngende bukunere oya ntiwabyemera oya uri kumva kamera mwaje tugataha uragira ngo batunnyeho nuko kuki wiyumvamo kuryoshye si ubwonko bwo kuko wayoberwa ko uryoshye ntabwo wabiyoberwa ntibibaho mani abira Brian avuga ngo ku mubumbe harya ngo bari hakurya y'isi ngo barabizi ko aryoshye ngenda ryoshye ku mubumbe w'isi ntago ndyoshye ku bari hakurya y'isi noneho Brian buriya bakabye ntago mbezi niba akabya nese ubundi ko ari umugabo abwirwa n'iki ko aryoshye ako se wamugana ni umugabo Ni umugabo se umugore koko? ngenda ibiryo by'umugabo uri kumva Brian ni umugabo se ntago mbizi niko mbibona niko nako nabereka kantu ubwo ngatayemo uriya ni umugabo mani ubundi guteye ikinanga araryoshye ejo akanyereka ko ari umugabo se ngenda aryoshye ahubwo azanshake muye nk'umugabo umuremere namuremera wanjye ubwo Brian uriya mbebe koko mani ubundi uriya mbebe aba yadutwikiye mani aba yavuze ngo araryoshye ariko ni nk'uburyo bwo kuvuga ngo turaryoshye kuko we ni umugabo n'umugabo umugabo niwe ugomba kumenya ko umugore aryoshye nta mugore umenya ko aryoshye wenda aho ngaho tugeze ku musozo w'ikiganiro ibyo byo kuryoha no kuba wiziho kuryoshye ntabwo wenda aribyo nari nagambiriye ko turi bukuganirize cyane ko icyo nagushakiraga ubu ngubu twamaze kuganira nashaka kumenya ngo video nabonye na MC Tino byifashe bite wambwiye ati twari turi mu kazi kandi wansubije neza cyane nongera nkubaza ku bijyanye n'ububyinnyi bwawe ariko noneho tujya ku musozo w'ikiganiro iyo umaze kwiyumvamo kuryoshye ubizi ujya kwiyumvamo kuryoshye ni akahe gaposteri wari wakoreye uwo mwari muri kumwe byibura ku buryo wahise wumva kuryoshye njya kwiyumvamo ko ndyoshye nuko nireba nanjye nkabona ndiryoheye ntabwo ndyoshye imbere yawe kuko ushobora kuba utanamenya ko ndyoshye sindyoshye n'imbere ya kanaka ndyoshye imbere y'umukunzi wanjye cyangwa se imbere y'ubona yuko naba ndyoshye hari abantu erega bareba kandi ari impumyi musubize uyu mwana azi gusubiza ni ukuri kw'Imana uyu mwana mumumera amashyi dore ibigabo biri kuri kamera hari inyuma nabyo cyadufasha bakarangiza ikiganiro natwe tukamubona Ketia reka tubanze tukwifurize imigisha n'amahoro aturuka kuri Nyagasani imigisha itagabanyije ni ukuri kw'Imana twayirukanaga kera cyane ariko biradushimishije kuba twongeye guhura tugihumeka umwuka w'abazima kandi Imana ikomeze yagure intambwe zawe ndagira ngo ugira akamesaje usigira abakobwa baba bari hanze aha ngaha hari ibintu birimo kugenda bigaragara cyane ukabona umukobwa araje aratwitse rimwe kabiri gatatu muri social media nyuma y'ukwezi ukamubura umukobwa akaza agatwika akavuga iki ariko n'ubu byandi yavuze ntitubibone basi mbabara ugira akamesaje uhereza abo bakobwa bagenda babeshya ko baryoshye kandi bataryoshye kandi none wowe niyo uhagaze ngo niba bimeze bite ngo uhite wiyumva ngo ubyiyumvamo kuko uriryohera ni nyiraburyohe mazi magari mama lao Ketia umutoni nyiraburyohe nawe surima ikigaragara cyo nabonye ko ndyoshye message nge naha ababebi bose bikina ko baryoshye abo ntago baryoshye uko hari ikintu cyo kwikina hari n'ikintu kiba kigaragarira buri wese so abona naryoshye urabona naryoshye oyavugisha ukuri nawe uri umuntu mukuru nese mbirebere hehe uko ndeba urabona naryoshye se reba mazi magari urabona naryoshye se ngenda ryoshye tujye tubikora tunabyerekane icyo rutanya ntabwo ngune urahindukiye ukoze hari inyuma ku kibuno mbona hari utuntu turi kugenda tumanuka biriya ni ibiki batanagure arega buriya mani buriya amazi magari buriya amazi abaratugeze two ku mpande tugenda hari umwanzi bita King J ndamusuhuje cyane hari indirimbo yageze kuririmba ngo amazi yarabuze we ngo kandi ushobora kuvoma kuri none rero nawe uw'amazi yarabonetse we abakeneye kuvoma baze bayaponde kwamamaraho
ariko amazi ari kumeneka uzi ko wagira ngo ni cya kimodoka kiba gitwaye wambaye nimero za King J ndaje nziguye apana ariko hari abantu baba mani bahinga mu mpeshyi iya ubu noneho King J nziguhaye wamuremera namwereka ko no muki bahinga ahinga mani ku rutare kandi hari ahantu umuntu ahinga no mu gishanga ko bitamo isuka akomeza amazi ataruka wari wahinga amazi agutarukira wowe ubwo si ibyo bintu byawe byakubaho nta kiryoha nkabyo ibibazo babyita ubunyerere aka kazi nzagasezera ngaho uyu munsi hari igihe mura n'ibibazo ukajya gukansoringa ibibazo noneho ukaba n'abandi bantu bakagucumuza ndi mu bahe muri abo wowe naguteye ibibazo nagucumuje oya wanyereye se oya ntunyerere mani ahubwo gusa unyereye wagwa ku kimatera yewe mubunyerere wow better wonderful this is Umutako TV byari bimeze neza cyane twe turi kumwe n'umutoni Kate ya Mama Lau mazi magari ubunyerere mazi magari kiradunda ngo biravibura bamwe Uwiteka dukomereza amaboko gusa sometimes abantu bakabifata ukundi kuganira bibaho kandi buriya ngo ibyo waganira wihishe sinzi mu migani ariko ikiro kiravugwa haguciye mu ijambo sibyo navuze ngo ntimukifate ngo mwifumbate mwo mwigire beza imbere y'abantu nta utabikora bikumva ibikize bya bindi byose man urugero nta udaswera nta n'udaswebwa uri kumva so rero kuza wanyigizeho mwiza imbere wagera imbere y'umuntu ugakuramo nta kintu byamfashe isanzure ku isi kuko nupfa uzifumbata wifumbase uwo wenyine nta n'umwe muri kumwe igihe mfite ndagikoresha mani ngewe igihe mfite ndagikoresha kuko ntago right now ndahangaha ariko nshobora gutambuka bakangonga nkapfa ariko noneho mu gihe ngese ndi ku isi gutumbuza kwisanzura ntago mbaye ngo nshimishe umwana w'umuntu kuko nta nicyo nakora ngo nkushimishe ako kantu murakumvise ga kumva nta nicyo nakora ngo nkushimishe nagushimisha uyu munsi ejo ibyo nakoze ukabona ko ari amafuti cyangwa se ari amakosa ugatera n'intambwe kujya kuneza abantu ko ngewe ndi ikigoryi kuko naje kugushimisha so rero ngewe mu gihe mfite time yanjye ngomba kwishimisha nkisekera niyo mpamvu mubona ngewe ahantu hose nyine si ubibona niyo mpamvu n'amazi abitembera yakamate muranishimiye reka ni ikibarusha gusenga imva nkubwire mani gusenga twese turasenga kuko mbaye kuko nsenga mbaye kuko Imana inzi Imana yarandemye uri kumva inshira ku isi mind mfite niyo yayimpaye mfite uko mbayeho usengera muri edini shenge ngewe ndi umusilamukazi uri kumva assalamu alaykum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kaka yangu shikamo marahaba wa muntu ni umusilamu nge ndi umusilamu ariko kuba ndi umusilamu nyine hari teme iyo bavuze ngo abantu bari kwiswara baba bashatse kuvuga iki baba bagiye gusari shawara umusilamu kabisa ku munsi wa gatanu bahita ngo iki juma ijuma man yewe idini ryanjye ndi umusilamu ariko nyine ntago nambara wenda ntago mama hari umwana n'umuhungu mbivuge ibyo haba hajemo n'umuntu ariko byibura uzamuhindura akazina umwite Jumapili nabya Jumapili bamwita Morgan ari Juma gusara Morgan Jumapili ibintu turimo bitandukanye n'iby'umwana wanjye umwana wanjye agomba kuba safe umwana wanjye ngomba gukora ikibi nkamutunga umwana wanjye nanakwiba nkamutunga ariko ntago umwana agomba kuza muri izi game mani nawe azihitiramo nahitamo ko agomba kuza muri izi game azazijyamo ariko ibyacu ni ibyacu
by'umwana ni turagushimiye by'umwana cyane uvugisha ukuri Yego. akira dusoza fata utarahanya bitanu sha utarahanya Keti ngaho rero bakubitiremo akandi kavibe gatoya ubundi uhita utambika wiciraho uhite wikomereza amanuka nawe mite none ndabakorera kayo kuko mana yanjye ubu none nabakorera kayo sinzi ukuntu njyewe ngo nyine naba nabateye amatsiko kuri kariya ka mbere unkeneye azantumire azagushake umungezeho antumire mukorere akazi umukorere akazi. Hasta la vista, dusubire mu biganiro bikurikira. Uyu ni Umutako TV, nyemwe muri kumwe ni MC Seti. Twari turimo tuganira n'umutoni Keti ya Mama Lao, ubunyerere mazi magari kiradunda. Rero reka tumushimire nawe kuba yitabiriye ubutumire bwacu, tuze guhura mu biganiro bikurikira. Nshimire timu twabanye mu buhanga bw'ibyuma. Sezera ku bafana bawe bakunze Umutako TV. Murakoze cyane, mwakoze kutwakira. Sawa rero gutyo mazi magari.